Ndabasuje kandi bifuje kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mwese mukunda kandi mukurikira Care Empire. Nizera ko meze neza. Reka mbashimire mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka nshimire wese wakanze kuri subscribe ariko kandi nawe nimba utarayikanda nkunda kuvuga ngo murakaza neza muri isanga ku mirongo y'imbere ku rugamba, murakaza neza muri isanga mu karere k'ibiyaga bigari, murakaza neza muri isanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi murakaza neza muri isanga mu mabanga ahishe munsi y'ameza y'abakomeye. Turi mu Rwanda n'itangazo ryihutirwa ngira ngo mbasomere rimaze gusohoka aka kanya. Iri tangazo ndabizi ko hari benshi batari buryishimire bitewe n'uburyo ki hari benshi bahasokeraga cyangwa se batemberaga, benshi bahombye kubera business zabo akinzwe. Iri tangazo rero rimaze gusohorwa n'u Rwanda ariko kandi rikaba ryasohowe mu izina rya Rwanda Development Board cyangwa se RDB, ikaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda. Itangazo iravuga iki, ndaza kwifashisha nyirizina uko itangazo rivuga ndetse nze no kuribasomera, ariko ntago nshidikanya ko mwamaze gukana kuri subscribe abantu bambonye bwa mbere kuri Care Empire, by'umwihariko mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Nizera ko tuzajya tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, yaba ari audios cyangwa se yaba ari video nk'uku nguku. Mbanje itangazo nje kuri kamera kubera yuko rikenewe cyane ndetse riri bugire na benshi, riri bufashe cyangwa se nababaza, kubera yuko nta muntu wakwishimira yuko business ye bayifunga, nta muntu wakwishimira yuko inshuti ye bayihagarikira business bigendanye n'uburyo cy'imbaraga ziba zagiye zishyirwa mu birebana ahanini no gushinga business. Nta muntu utazi uburyo cy'ikintu washyizemo imbaraga iyo gifunzwe cyangwa se gihagaze bibabaza. Aha rero iri tangazo rimaze gusohorwa na RDB mu minota mike cyane, niryo ngira ngo ngarukeho by'umwihariko navuga ngo ni itangazo reba abanyarwanda, yaba abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo. Mbanza kubasomera. Reka rero mbabwire ko urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB nk'uko mbibona kuri X cyangwa se yahoze ari Twitter, ravuga ko rwafunze by'agateganyo hoteli enye nyuma y'ubugenzuzi bwagaragaje ko zitujuje ibisabwa mu rwego rw'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli. Ngira ngo aya mahoteli ane ntago ari yafunzwe bwa mbere mu Rwanda, hari andi mahoteli ntari buza kugaruka ku mazina yabo, ndetse yanateje saga zigiye zitandukanye. Abenshi mu bashoramari bavuga bati dushora imari ariko ugasanga hari uburyo hazamo amananiza, cyane cyane nubwo iyi hoteli yaje gufungurwa. Uyu munsi rero ni irindi tangazo rigaragaza ko hari amahoteli ane atujuje ibisabwa. Rero izafunzwe ni iyo bita Century Park Hotel, ndetse ikaba yitwaga Century Park Hotel and Residence, iherereye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Hakaza iyitwa Dove Luxury Hotel, iyi ngiyi ikaba ari yo mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, niyo bita Highland Resort Limited yo mu karere ka Rulindo, na Nengo Eden Park Hotel mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburasirazuba. Ibi ndababwira kubera yuko RDB yatangaje ko iki cyemezo cyafashwe nyuma y'isuzuma ryakozwe hagamijwe kugenzura ibahirizwa muri rusange. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'isuzuma ryakozwe hagamijwe kugenzura iyubahirizwa ry'ibisabwa mu bukerarugendo ndetse n'amahoteli. Ndi kubasomera kugira ngo ntaza kugira na kimwe nisobwamo. Ibi rero ibyo bisabwa birebana n'imicungire y'amahoteli, umutekano rusange, isuku, ubuziranenge bw'ibiribwa, ireme rya serivisi n'ibindi bigenderwaho mu kwakira abashyitsi. Bibutsa ko u Rwanda rushyize imbere cyane cyane mu birebana na serivisi zo kwakira abashyitsi mu bigendanye n'ubukerarugendo, kubera yuko navuga ngo u Rwanda rwahindutse igicumbi cy'ubukerarugendo, ariyo mpamvu batajya bihangana na gatoya abica serivisi cyangwa se bashobora kuba bagaragaza isura mbi kureba n'ubukerarugendo nk'igihugu kigendwa mu karere k'ibiyaga bigari. Gufunga izo hoteli rero by'agateganyo bigamije kuziha umwanya wo gukosora ibibazo byagaragajwe mu mikorere yazo. RDB ikaba ivuga ko izindi hoteli zitemerewe gukomeza ibikorwa byose birebana n'amahoteli n'ubukerarugendo mu gihe bitaruzuza ibisabwa. RDB rero ikasobanura ko zizemererwa kongera gukora ari uko zagaragaje ko zakosoye amakosa yagaragaye kandi nyuma yo kongera kugenzurwa n'inzego zifitiye ububasha. Aha rero muri 2024 mu Rwanda harimo hoteli 1460 n'ibyumba 25,530. Uyu mubare wagiye uzamuka umwaka ku wundi uhereye
muri 2018. Imibare ikigo cy'igihugu kibarusha imibare icyo twita NICR igaragaza ko muri 2018 mu gihugu habarizwaga nibura hoteli 669 zifite ibyumba 13,802, naho muri 2019 hoteli mu Rwanda zageze kuri 836 zibarwa ibyumba 16,113, mu gihe muri 2020 zageze kuri 870 zibarirwa ibyumba 17,78, naho muri 2021 zariyongereye zigera kuri 911 zifite ibyumba 18,201. Iyi mibare rero ikaba yakomeje kwiyongera kubera ko muri 2022 hoteli zo mu Rwanda zageze kuri 1,119. Ahangaha n'ibyumba biriyongera cyane bigera kuri 21,232. Aha bagaragaza ko icyakora muri 2023 umubare wa hoteli wagabanutse gato kuko zari 1,175 zifite ibyumba 21,117 gusa. Muri 2024 zongera kuzamuka zigera ku 1,460, noneho n'ibyumba 25,330. Iyi raporo igaragaza ko uturere tubarizwamo hoteli nyinshi ari uturere turi mu mujyi wa Kigali ndetse n'udukunze gusurwa na ba mukerarugendo batandukanye baba baje kureba ibyiza bitatse u Rwanda. Itangazo rero rya RDB ndashaka kuribasomera nk'uko riri imbere yanjye by'umwihariko kugira ngo mubanze mu uryumve riravuga iki. Reka ndibasomere uko ryakabaye, reka mbanze ndibasomere rwose uko ryakabaye. Itangazo rindi imbere ngira ngo bari kuri kamera muraribona, muri kuribona. Ahangaha rero ni itangazo rivuga ngo gufunga by'agateganyo ibigo byakira abantu bitujuje ibisabwa. Urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB ruramenyesha abantu bose ko hashingiwe ku bugenzuzi rwakoze mu rwego rwo kugenzura iyuzuzwa ry'ibisabwa mu bukerarugendo n'amahoteli, ibigo bikurikira byafatiwe imyanzuro cyangwa se icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo kubera kutuzuza ibisabwa mu rwego rw'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli: Century Park Hotel and Residence Nyarutarama umujyi wa Kigali, Dove Luxury Hotel akarere ka Gicumbi intara y'Amajyaruguru, Highland Resort Limited akarere ka Rulindo intara y'Amajyaruguru, Nengo Eden Park Hotel akarere ka Rubavu intara y'Uburengerazuba. Kuhafunga by'agateganyo bikaba bigamije guha umwanya izo hoteli ngo zikemure ibibazo byagaragaye by'imikorere itanoze ku birebana n'impushya zo gukora isuku, ubuziranenge bw'ibiribwa, umutekano muri rusange, ireme rya serivisi n'ibindi bisabwa mu cyiciro barimo. Ibigo byose byafatiwe ibi byemezo birasabwa guhagarika imirimo yose irebana na hoteli n'ubukerarugendo mu gihe bizaba bifunze, kandi ntibishobora gusubukura imirimo mbere y'uko bitanze ibimenyetso bifatika byerekana ko amakosa yakosowe kandi byamaze kugenzurwa n'inzego zifitiye ububasha. RDB iributsa n'ibindi bigo byose byakira abantu kubahiriza mu buryo bwuzuye ibisabwa byose bijyanye n'ubukerarugendo, amahoteli, isuku, umutekano, ubuziranenge n'ibiribwa n'itangwa rya serivisi. Kubahiriza ibisabwa ni ingenzi cyane mu kurinda abashyitsi, abakozi n'abaturage muri rusange, kandi bishimangira ireme n'icyizere by'urwego rw'amahoteli n'ubukerarugendo. RDB izakomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibisabwa kandi izafata ingamba zikwiye zirebana n'amagambo aho bizaba ngombwa. Ngiryo rero itangazo rimaze gusohoka rikomeye cyane mu Rwanda, nagira ngo mbagezeho mbashimira cyane mwese mukunda kandi mukurikira Keya Empire. Mukomeze mukunde kandi mukurikire ibiganiro byacu.